Reka mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda no hanze igihugu cy'u Rwanda. Yitwa Kimashini, ni wo mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe bivugwa ko wishe abatutsi benshi cyane, aho abagera kuri 300 bose ngo niwe wabishe. Amazina ye nyakuri ni Habiyaremye Bernard, gusa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 uyu mugabo yiswe Kimashini kubera imbaraga n'umuvuduko yakoresheje mu kwica abatutsi bo mu gace yaratuyemo mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Magingo uyu mugabo aracyatuye muri aka gace kagizwe n'imisozi yahozeho abatutsi, ariko ubu kakaba kariho amaterasi y'indinganire n'amashyamba nk'uko Mukamatayo Anne Marie, perezida w'umuryango Ibuka mu kagari ka Gasharu, abihamya. Ati hariya hari hatuye abatutsi benshi cyane, barabica ati barabamara, none hari amaterasi kubera ko nta muntu nyine ukihatuye, bose ubu barazimye. Ati hauze ingo nyinshi cyane z'abatutsi, umuryango uwitwa Mukakimenyi ati n'abahungu be no kwa Ntoyi nkuku, ati hariya hepfo ati n'abahungu be ati hari abantu benshi cyane ariko nta numwe ugihari, ati barabatsembye barabamara. Kimashini yavutse mu mwaka w'1965. Inyandiko z'inkiko gacaca zigaragaza ko yishe abantu barenga 300 bazwi. Ibi byagarutsweho na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana ubwo yari mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu yahoze ari Kibuye. Ati umwihariko mubi uri aha ngaha, ati umurenge wa Murundi akagari ka Nyamushishi, ati niho hari umwicanyi dusanga ari we wishe abantu benshi cyane mu Rwanda wenyine. Ati mu manza gacaca twasesenguye, ati Habiyaremye Bernard yishe abantu barenga 300 bazwi amazina, nawe ubwe harawo yibuka, ati bari baramuhimbye izina rya Kimashini. Uyu mugabo asobanura ko yatangiye kwica abari abaturanyi be, abo basangiraga n'abandi yarazi. Ati njyewe uko nabyisanzemo, abo twari duturanye bwa mbere twarahuye, ati umukobwa wanjye bamwishe, none nanjye mbuze umuntu wanyica. Ati nuko nabitangiye. Yitwa Tarsise, ati Nzabahimana yaratuye hano, ati naramwishe, ati narabikomeje, ati kuko naravuze ngo nanjye birankurikirana. Uyu mugabo yaje kuburana abantu abirega nk'uko abivuga, arahanwa aza kugeza ubwo arangiza igihano arataha. Avuga ko abo yishe bari babanye neza, ati twari tubanye, ati kuko duhuje n'imbibi, ati bari hafi yanjye, ati hari n'abapfuye ariko atari njye wabishe, ati ariko nabo tugasangira tugahekerana tugahingirana, ati tukabana mbese. Gusa uyu mugabo avuga ko atahezwaga kuko aho yaryaga akakirwa neza. Ati ntacyo navuga ngo hari umwanzi nari mfite. Yitwa Kimashini. Ku bijyanye no kwicuza agira ati nari umuntu utari we, ati meze nk'igishushushungwe, ati mbese ati kuko ibyo nakoze, ati nta muntu wavuga ngo yabishyira mu mutima we ngo avuge ko ari mwiza. Uyu mugabo ashimira gahunda zashyizweho zo kwigisha abakoze jenoside yakorewe abatutsi, bakabaha inyigisho zatumye bongeraho kwisanga mu muryango nyarwanda. Anashimira ubumwe n'ubwiyunge, ati ubumwe n'ubwiyunge bwabaye bwiza, ati na bwiza, ati kandi iyo turebye hirya no hino dusanga u Rwanda rwubatswe neza. Yavuze ko abagifite ingengabitekerezo igomba gucika bigizwemo uruhare na buri wese, ati igomba kuba iriho ariko abayigira dushobora guturuka ruhande twabamenya tukabamagana, ati tukanamagana ubwayo ingengabitekerezo ntize mu gihugu ntize mu Rwanda. Yavuze kandi ko abanye neza n'abahemukiye, ati turabanye turahura tugasangira tukaganira, ati ntawe uvuga ngo winyegera, ati musanze ku ntebe, ati waranyiciye, ati nanjye sinturuka hirya ngo mugirire ubwoba. Uyu mugabo ashimira umukuru w'igihugu wagaruye umwe mu banyarwanda, akanavuga ko agira uruhare mu kubaka igihugu yagizemo uruhare kandi mu gusenya. Yitwa Kimashini rero ngo ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bwabereye mu karere ka Karongi hariya ku Kibuye. Turi mu ntara y'Iburengerazuba kandi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, abaturage b'umurenge wa Shangi muri aka karere baravuga ko bababajwe n'urupfu rw'umukecuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi, bagasaba ko abakekwaho kumwica bazaburanishirizwa mu ruhame ahabereye icyaha kugira ngo bibere isomo abakifitemo umutima wo kugira nabi. Ijoro ryo ku itariki ya 17 Gishyira ku itariki ya 18 Gicurasi 2025 nibwo uyu mukecuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi baratuye mu mudugudu wa Ngoboka akagari ka Shangi umurenge wa Shangi yishwe
abageze aho uyu mukecuru yiciwe bavuga ko basanze yatemeshejwe umupanga mu misaya yombi. Imana Vestine waturanye na nyakwigendera bw'ikinyamakuru rya Kadomo ko nyakwigendera yajyaga amubwira ko afite ubwoba ko bazamwica. Ati yajyaga ambwira ngo eregate n'ubundi bazatwica, nkabona afite ubwoba. Ati yari umukecuru ugwa neza, ati w'intangarugero mu mudugudu, ati turasaba ko ababikoze bazabazana hano bakabacira urubanza tubareba, ati icyaha cyabahama bagahanwa ikiha bagahabwa igihano kibakwiriye. Umushinjacyaha ukorera mu karere ka Rusizi na Nyamasheke Muhigirwa Esther mu nama ubuyobozi bw'intara buherutse kugira n'abaturage ku kibuga cy'umupira wa Cyashangi yagaye abaturanyi banyakwigendera batamubaye hafi bakaba batanatanga amakuru ngo uwamwishe amenyekane. Ati umukecuru ari mu nzu wenyine, ntuzi uko yaraye, abantu bose bahageze, ati ari uko yapfuye. Ati uri umugore ntuzi amakuru y'umukecuru muturanye, uri umugabo ukajya mu nzu ukaryama ugasinzira utazi amakuru y'umukecuru utuye hepfo yawe. Ati bugacya ugafata isuku ukajya guhinga. Ati mureke tugire umutima wa kimuntu duturane kandi tunatabarane. Maître Muhigirwa Esther yijeje abaturage ko amaherezo ubutabera buzatangwa. Ati icyo mbizeza cyo aba bagizi ba nabi bazaboneka kandi ubutabera buzatangwa. Ndatwara ubutumwa ati bazaze baburanishirizwe hano, ati baburanishirizwe hano imbere yanyu kugira ngo tumenye ububi bw'ibyaha. Umuntu ntabwo amaraso ameneka ngo birangire gutyo. Nyakwigendera yashyinguwe tariki 20 Gicurasi 2025. Abantu 4 nibo bakurikiranywe uruhare mu rupfu rw'uyu umukecuru warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abagizi ba nabi rero bakaba aribo bakurikiranywe rero uruhare mu rupfu rw'uyu umukecuru. Imwe mu nkuru rero zababaje abantu benshi cyane muri aka karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa ni mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi aho uwitwa Gervais Ndirakobuca aherutse kuvanwa mu gipolisi cy'u Burundi ku mpamvu zitigeze zisobanurwa nk'uko abantu benshi cyane bakomeza no kugenda banabigarukaho cyane. Itegeko ry'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ryarateweho umukono ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu rimenyesha ko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca uzwi cyane ku izina rya Ndakugarika, umusirikare mukuru mu gipolisi, umupolisi mukuru cyane mu gihugu polisi y'u Burundi, akaba rero yarashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru mbere y'uko n'igihe kinagera. Nawo munsi rero General Major Generose Ngendanganya nawe nyene yashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu bikavuga ko ari ingingo yafashwe hisunzwe icyumviro cy'umushyikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse, ari nawe rero uje ushinzwe urwego rw'igipolisi. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca asanzwe ari Ministre w'intebe w'igihugu cy'u Burundi kuva muri 2022 muri Nyakanga. Mabanga rero umwanya yagiyeho asimbuye General Alain Guillaume Bunyoni ubufunzwe mu gereza nkuru ya Gitega. Akaba rero Gervais Ndirakobuca yaravuye kuri uyu mwanya. Ibivugwa byo ni byinshi. Ese yaba agira ngo ategurwemo kuzasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye uteganyijwe muri 2027? Ese haba hari ibyo agomba gukurikiranwaho kuko birashoboka ko agomba kubanza kuvanwa mu gipolisi akamurwa n'aya mapeti kugira ngo abashe kuba yakurikiranwa n'ubutabera? Ni kimwe mu byibazwa n'abanyagihugu, ariko ikiriho ni uko bivugwa ko umwuka hagati ye na Perezida Ndayishimiye wari umaze iminsi utari mwiza cyane, ko akijya ku butegetsi, akijya kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca yagiye akora ingendo zitandukanye hirya no hino mu gihugu, ariko ntizaje gushimisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye aza gusa nk'aho amufungiranye mu biro, ku buryo iyo hari n'inyandiko yagombaga kuba asinyaho, ariko mbere y'uko azisinyaho zikabanza zigaca mu biro by'umukuru w'igihugu bya Perezida Evariste Ndayishimiye.